ari myinshi. Iyo ndirimbo ni ibendera ryanjye nzamurira Uwiteka. Haleluya. Ndashimira Imana maze imyaka myinshi ntavuga ubutumwa. Atari uko naguye, atari ukubera ko nabyanze, ahubwo isi gitugerageza. Ariko ndashimira Imana ko muri iki gitondo ibyemeye ko nongera guhagarara mu iteraniro ryayo ngakorera Imana. Imana ishimwe. Imana ihumugisha umushumba bano babyeyi bose mbese barandeze. Mwarimu Iremera nari ahazaga ndi umwana, mwarimu mbese Imana ibahumugisha. By'umwihariko Imana ihumugisha umushumba n'umubyeyi wanjye kuva kera hanyuma Yesu amuhumugisha. Naramuhakaniye ariko aravuga ati ntacyo, Yesu azagufasha. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana mu minota mikeya mfite. Sigaje nk'iminota nka 20 kandi birakunda. Dusomye amagambo y'Imana avuga ngo nzabanyanyagizaho. Muri umugoroba muri iki gitondo, kubera ko mumaze iminsi mu giterane cy'umugoroba nari mbyitiranije, ariko muri iki gitondo ndagira ngo Imana njyewe nawe iduha umutima mushya. Waba uririmba, waba ubwiriza, waba uhanura, usaba Imana muri iki gitondo iguha umutima mushya. Bibiliya ivuga abahanuzi benshi. N'iki gitabo cya Ezekiyeli ni umwe mu bahanuzi bakuru Bibiliya ivuga, hanyuma akaba umuhanuzi wo mu bunyage. Ntabwo nshaka kuhatinda. Kubera iki Imana yavugiye mu kanwa ka Ezekiyeli ikavuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza. N'Abisiraheli babwirwaga aya magambo, ntabwo ndi bujye mu mateka cyane, ariko Imana imaze gukura Abisiraheli mu maboko ya Farawo. Farawo yari umuntu ukomeye, yajyaga yirata. Hari umunsi Imana yabwiye Mose, Imana ibwira Mose ngo genda ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye. Noneho Farawo abwira Mose aramubwira ngo Uwiteka ninde ko ntamuzi? Ninde? Hari abantu bavuga bihenura bakerekana ko bakomeye bakaze, ariko burya hejuru y'amaboko akomeye hari amaboko y'Imana. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka ninde ko ntamuzi? Mose agerageza kumubwira Uwiteka ntiyabyumva, ariko Imana irongera ibwira Mose iramubwira ngo genda ubwire Farawo natarekura umwana wanjye w'imfura ari we Isiraheli, nanjye nzica umwana we w'imfura. Imana iteye ubwoba. Farawo ntiyabyumva, agira ngo Imana ni imikino ireba gutyo, ariko Imana yakoze ibintu bikomeye nashaka gutinda. Hanyuma ijambo ry'Imana avuga niko Imana yabwiye Mose iramubwira ngo nzabakuzayo amaboko yanjye agize gute akomeye. Nzabakuzayo n'ibimenyetso n'ibitangaza, ariko nzabakurayo. Ibyo bintu byose nzabikora, ariko ngire gute mbakureyo. Iza gukora ibimenyetso n'ibitangaza, ariko hari igitangaza cyanejeje. Yakoze ibintu byinshi, ariko ngo nimugoroba buri buke bataha. Imana ibwira Mose iramubwira ngo nitegereje umuntu w'Abisiraheli imyaka 400 bakoreye Abanyegiputa bakabubakira amazu baba muri shitingi. Haleluya. Tuzamura ibiganza turebe ko bikunda. Haleluya. Imana iravuga ngo narebye imyaka 400 bubatse, ariko bo bagataha muri burende. Ndeba ukuntu bubatse ntibarye bakarya sayiri zinice n'ikizi. Ndeba umuruha Farawo yabateye bakanywa amazi y'agahimano. Imana iravuga ngo Uwiteka nubwo bakoze igihe kirekire badahembwa, isi ntibagenera igihembo. Haleluya. Uwiteka nubwo bakoze igihe kirekire mu bitabo byo mu isi bikandikwa ko bakoze ariko ntibahembwe, Uwiteka simeze nk'abantu nzabahemba. Haleluya. Nubwo dukora isi ntiduhembe, ariko mu ijuru hari utwitaho. Imana itugirire neza. Imana ibwira Mose irabwira ngo bwira Abisiraheli muri uyu mugoroba nubwo Abanyegiputa babahemukiye bakabica urupfu n'agashinyagura, ariko uyu munsi ndatera Abanyegiputa kubagirira impuhwe. Babwire bagende bace mu ngando z'abakomeye, bagende babatire. Icyo kintu cyaranejeje. Imana iranabihanangiriza irabwira ngo ntihagire umuntu utira ikintu cyoroheje, mubatire nk'ababasaka. Imana ndayikunda. Imana igira amaboko asaka n'abantu.
Imana igira imbaraga zisaka abantu. Imana igikoresha abadashaka ibyo ishaka igatabara abakiranutsi. Munyitabe haleluya. Igibakoresha. Imana igikoresha ibyo ishaka abadashaka kugira ngo itabara abakiranutsi. Imana igira amaboko asaka abantu. Yagusaka na konte yawe ikayisaka ariko igatabara umukiranutsi. Tuyizamura ibiganza tuvuga ngo amen. Irabwira ati mugende ntimutire. Mwababaye igihe kirekire mutagira ubavugira. Mwakoze mutagira ubaha sapoti. Mugende mubatire kandi mubatire ibintu by'igiciro nabo baruhiye igihe. Imana ndayikunda. Imana igiza nibyo baruhiye igihe. Imana turayiruhira nayo igazana babiruhiye igihe igatabara abayizera. Hamwe ati mugende mubatire kandi nimubatire ibintu bya feki. Ntimubatire ibintu biciriritse. Hamwe ngo mugende mutire iby'ifeza. Imana ndayikunda. Izi neza ko n'abantu b'Imana bakwiriye ibintu by'igiciro. Ntabwo abantu b'Imana aribo bakwiriye ibintu bya feki. Haleluya. Ujye ugenda witonze utwaye amabanga y'Imana. Ujye ugenda witonze utwaye Nuvango niba dutwaye amabanga y'Imana natwe dukwiye ibintu byiza. Munyitabe haleluya. Hembwa ngo mutire iby'ifeza. Mutire iby'izahabu. Mutire ibintu by'igiciro. Ngo maze barabatira we. Barabatiye babatira ifeza barazibaha. Babatira izahabu barazibaha. Ayo ni amabuye y'agaciro. Barabatira. Ariko ngo umukobwa umwe bitaga Miriyamu mushiki wa Mose aravuga ati ariko ibi bintu Imana imaze imyaka yaravuze tukabisoma mu bitabo by'amateka ko yasezeranye na Aburahamu sogokuruza w'abizera yuko izadukura inaha. None ndabona byatangiye ubuhanza bya bintu Imana yavuze bizaba. Ngo arabiteganya aravuga ati ibi bintu byaba. Iyi Mana twazayishima gute? Ibi bintu byaba ko byaba bikozwe n'amaboko y'Imana. Iyi Mana twazayikurira mwaho. Ngo aranyaruka abwira abasore bagenzi be bakiri batoya. Abwira ati mu bintu mutira ndabona Imana yabatugabije. Mubatire na senti. Mu bintu muri bitire mubatire na sembari. Ndabona iyi Imana idafite imikino aho bukerera tuvanayo. Ariko nituvanayo nayo ntiheruka indirimbo tuzayiririmbira. Haleluya. Munyitabe haleluya. Ngo baratira. Miriyamu avuga ati mutire mugeze no kwipendo. Urumva mama mushumba. Mutira na microphone. Mbaze ibintu Imana idaheruka. Ibintu byimukiye muri bare. Ibintu by'ibicurangisho byimukiye muri rogi. Mubibatire aho bukera Imana nikora natwe tuzayihimbaza. Ngo barabitira Miriyamu aravuga ati nanjye ndatira nishaka. Ngo arayitira aravuga ati kandi yamwe babyaye mukiri batoya namwe nimutira nimwibagirwe no gutira imishanana. Ngo barayitira mu gicuku ninjoro. Imana yari yabwiye Mose iramubwira ngo Farawo azabarekura nabirukana. Azabarekura anabirukana kubera ko Imana yarakoze ibintu 9 Farawo ntiyemera. Imana iramubwira ngo ntibyamwemeje ariko icya 10 kiri bumwemeze. Hari igihe abantu batemera ariko Imana izakora igituma abantu bemera. Haleluya. Hari igihe abantu batemera ariko Imana izakora igituma bemera. Kandi Imana ikoze ikintu gituma abantu bemera ntikora icyiza n'igikora ikibi. Hari igihe ikora icyiza ariko n'igikora ikibi kugira ngo yemeze abanyagiputa na Farawo yisha abana b'imfura. Imana ndayemera. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Muzi impamvu Imana nyemera nuko Imana itagira se. Imana ntigira se. Ntabwo igira shangazi. Nta muntu wayibyaye. Yarabyutse isanga iriho. Nayo yari yebye iritangarira. Ikindi nkundira Imana ntigira agasozi zivukaho. Wenda ngo ivuka nk'inyakariro. Ngo abantu bazavuga baturumva ivuka ahantu haciriritse. Imana iteye ubwoba. Yicara mu ijuru ikarambiriza inahangaha yitwa Uwiteka. Haleluya, haleluya. Imana ikwiye guhimbazwa. Imana ikwiye gutambirwa ishimwe. Byakunda tukayizamurira ibiganza tukareba ko bikunda. Ibi biganza biravuga ngo kuko wabirinze ukwiye guhimbazwa.
ayiwe ngo nijoro Imana ndayikunda nijoro. Farawo yarazi ko nta muntu wamukoraho, hari abantu babakaze bakumva nta muntu wabakoraho, kandi Imana igibika. Imana irakubika ukagira ngo ntibona, irakubika ariko ikazakubikura. Niko iteye, irabika abantu bakagira ngo yagize ubwoba, yatinya abantu. Ariko abantu bakora ibintu ukagira ngo Imana yarabatinya. Umuntu uri bugiye muri telefone ndi kuvuga ijambo ry'Imana, ndamuha mikoro azarivuge. Imana niyo kubaho. Haleluya. Nidushwane. Haleluya. Imana ngo ica mu Egiputa. Hari abantu bakunda ijambo ry'Imana, abantu barikunda musamura ibiganza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Twicaye hano kubera ijambo niryo ryatuzanye. Imana ngo ica mu Egiputa nimugoroba mu gicuku, irabanzera ku mwana wa Farawo, ikurikiza wa minisitiri w'intebe uko inzego zikurikirana, ngo igeza ku muyobozi w'isibo. Bukeye mu gitondo Farawo arebye imfura ye asanga yarangiye. Hanyuma minisitiri w'intebe aramuhamagara ati umwana wanjye, ngo baramuhamagara. Aravuga ati aba ni ba abantu banteje akaga. Ahamagara Mose avuga ati muhaguruke mugende n'abana banyu n'amatungo yanyu n'abagore banyu, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa ka Mose yuko azabakura mu gihugu akabajyana agize gute abirukana. Ndashimira Imana, ijambo Imana ivuze iraririnda. Haleluya. Ijambo Imana ivuze nta nkubi yikubita. Ijambo Imana ivuze nta murozi uriroga. Ijambo Imana ivuze nta mvura irinyagira. Ijambo Imana ivuze ntiryicwa n'izuba. Iyo irivuze iraririnda kandi ikarisohoza. Munyitabe. Haleluya. Imana itugirira neza mu izina rya Yesu. Nihute nsoze. Ngo mu gitondo Miriyamu ngo abwira Mose na Aroni, bari basaza batubanza bya bintu Imana imaze imyaka myinshi yaravuze igiye kubisohoza. Ngo baragenda bageze ku nyanja shija kwatinda. Ngo Farawo Imana imunangira umutima, navuga ati buriya ni bande abantu bazongera kubaka amazu akomeye ko Abisiraheli bo baberewe uburetwa. Ariko naga abantu b'Imana ari bo bakwiriye imibabaro, n'Abanyegiputa bakubaka bigakunda. Ngo Imana imunangira umutima, ngo ashaka amagara akomeye, ngo ashaka n'abasirikare bakomeye. N'aka kantu nagendereye kugira ngo ngere ku ijambo nasomye ntago mpatinda. Hanyuma ngo Imana ibanangira umutima, nabwo ati mubakurikire. Ngo barabakurikira. Farawo ashaka abasirikare bigishije abandi by'intambara. Ntago bari abasirikare bafeke, bari abasirikare bakaze bigishije abandi. Ngo arabashaka barabakurikira. Ngo maze ntago ashaka gutinda ibintu byabereye ku nyanja. Ariko ngo Umwisiraheli wa mbere akuye mu ikirenge, Umwisiraheli wa nyuma akuye ikirenge mu nyanja akagera hakurya, ngo Umunyegiputa wa mbere nawe ashyiramo ikirenge. Ngo Imana ibwira Mose ati rindira gakeya mbanze ngo ukemurire ikibazo utarushye. Mwarushye igihe kirekire. Uyu munsi ndabaruhura amaboko, uyu munsi ndabaruhura ibitekerezo. Banzu bareka gatoya, uyu munsi ndashaka kwigaragaza. Munyitabe. Haleluya. Ngo Umunyegiputa wa nyuma kandagishamo ikirenge, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo agura ya nkoni yawe wongere uyirambure hejuru y'inyanja. Ndashimira Imana, hari abantu Imana yahamagaye bashyiramo ubutwari ishatse gukora n'ibikoresho. Mwanyitabye. Haleluya. Ngo arongera ayirambura hejuru y'inyanja. Inyanja ngo Imana ihamagara amazi yo hepfo, ihamagara n'ayo haruguru. Ngo akorera akazi Uwiteka. Miriyamu ngo abonye ibyo bintu aravuga ati Imana si twayikurira mwaha. Imaze imyaka 100 idaheruka indirimbo. Imaze imyaka 100 idaheruka ishaku. Imaze imyaka 100 idaheruka ipendo. Imaze imyaka 100 idaheruka gitari. Mwanyitabye. Haleluya. Imaze imyaka 100 itaririmbirwa ngo yumve ukuntu iguwe neza. Habwa ati mwesitara ibyuma hakurya y'inyanja, nabyo bari babitiye ngo barabyesitara. Reba icyo giterane, imyaka 100 ishize Imana idaheruka kuririmbirwa, imyaka 100 Imana idaherutse kuvugirizwa impundu. Ayiwe Mana we, Imana nayo ngo yururukira kuri uwo musozi. Miriyamu abwa ati mwiyaranje mufata ibintu byose mubifata ababyeyi mukenyeye. Ngo Miriyamu mushiki wa Mose atera indirimbo, aravuga ati ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Haravuga ngo ifarashi n'uwihatse birashya mu nyanja. Munyitabe muvuga ngo amen. Aho hantu Imana yari iririmbiwe neza.
banyakubaho bashumba. Iyi Imana abantu bayivuze neza iraza. Imana ntijya iba mu iteraniro ry'abantu bayivuga nabi. Imana ntijya iba mu iteraniro ry'abantu bayigaya. Imana iba mu iteraniro ry'abantu bayishima bakayivuga neza. Imana ngo bayiririmbiye iravuga ati nanjye uyu munsi ndavuga. Imana ngo ivugira mu kanwa ka Mose iravuga ngo ni ukuri ndirahiye. Ubundi umuntu arahira umusumba ariko Imana kuko itagiriye iba hejuru irirahira. Haleluya. Munyitabe haleluya. Imana n'umuntu w'umugabo ntigira uwirahira irirahira. Irirahira yitwa Uwiteka. Soza Imana ivugira mu kanwa ka Mose irabwira ngo ni ukuri amaboko yanjye niyo abakuye mu Egiputa kandi azabageza i Kanani. Muzarya muhumure mu mazi imyaka 400 babapimira ariko muzarya muhumure ntago muzongera kunywa amazi y'agahimano muzanywa ishyushyu i Kanani birahari. Imana ibabwira ibintu bikomeye bwati muzongera kuba muri burende. Shatse hano nahatinde ntimuzongera kuba muri burende, ntimuzongera guca inshuro, ntimuzongera mbajyanye mu gihugu kirimo ibyo kurya, ntimuzongera kubyara babahagaze hejuru ngo mucungu wabyaye, cyo gihe muzabyara ku mudendezo. Imana ibaha amasezerano akomeye ariko ibabwira ijambo rikomeye. Ntabwo ati abantu ndabazi nimumara kugerayo mukarya mugahaga mukambara mukabera mukongera mukaba mu mazu mbega mutaba mu nzu zazindi bazunguzamo ibishiriro mukayabamo. Uwiteka aravuga ngo ntimuzibagirwe, ntimuzimure Uwiteka ngo mwimike ibigirwamana. Imana ibabwira ikindi kintu gikomeye ntabwo ngo kandi ntimuzirata amaboko yanyu ngo muvuga ngo niyo abikoze. Muzazirikana Uwiteka wabakuyeyo ko ari ubagiriye neza nimurangiza mu mwubahe. Guhanurira umuntu uri mu nzara aravuga ati ni ukuri sinayibagirwa, nayibagirwa se nkavuga ndi sinayihemukira, nayihemukira ari nkuyeho ibi bintu sinayihemukira. Ngo abantu bakoma mu mashyi baravuga bati ni ukuri Imana tuzayikorera tuzayubaha nitugirire neza ubundi izatugaye, izabireba ntizatugaya tuzakomeza tuyubahe. Nge bagezayo kandi abantu ntago nshaka kuvuga ibyo mu butayu bagera i Kanani. Bageze i Kanani Imana we Uwiteka abaha ibyo kurya. Sinshaka kuvuga intambara zabereye i Kanani. Ngo bararya barahaga we bakanywa ishyushyu mu gitondo bakarenzaho n'umugati ngo barahaga. Abantu bari bikara batangira guca kubera ibiryo, burya n'ibiryo nabyo ni danje. Abantu bari barwaye imyate barayikira kubera kugera i Kanani. Abantu batari bazi kujyanisha urukweto n'ijipo barabyiga kubera i Kanani. Murahari bade abantu bahari haleluya. Bagerayo barabatinda Imana irabibuka ibagirira neza. Abatari bazi kurya salati Imana irabibigisha, abatari bazi kurya imbuto za nijoro Imana irabibigisha. Bivuye mu mitsi y'Imana, bivuye mu ijambo Imana yavuze ko izabaha ibiryo. Ngo bagerayo umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu baravuga bati Imana ibintu ivuga banza ibikora. Ariko Imana yari abasigiye amahanga hafi aho kare batari yarirukanye ngo bari abamori abantu nk'abo ngabo ngo bari bafite imyambarire mushumba, imyambarire y'abapagani bari batuye i Kanani. Murahari abantu bahari haleluya. Ni Kanani turi, ntabwo turi Karugira, ni Kanani. Kandi njye singoraho bafashwa niho njye kuko Paulus kuniyanditse iravuze atuhereye none ntihakagira undushya mfite inkovu za Kristo ndazigendana. Ubwo rero aho bafashwa niho njye. Munyitabe haleluya. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Baribagirwa musho ego ko baribagiwe, baribagirwa ngo bari baturanye n'abapagani hafi aho ngaho. Ngo bajya bareba ukuntu bambaye bakavuga bati usko natwe turi atuntu twatubera, bati twatubera. Kambabwire muzarebe nta mukene wambara ubusa, yambara ubusa kubera ko yabibuze. Naze yakwambara ubusa afite ikiyerekana, waba waburaye ukajya kwambara ubusa. Ibintu byose mubona biri kuba ni umurengwe.
ariko mbanza mukunda ijambo murarikunda nababonye ngo baribagirwa batangira kubana abapagani ngo ari bo bari kuri hiti ngo babona ari bo basirimu kavuga bati mbese natwe buriya kaminika tubera amataka amaze kuza iyo ni imitsi ya Yesu ntugire ngo izaguhereza ukuboko kwagukuye iyo wabaga guturanye no kuzagusubizayo naho nasoza amaboko yagukuye iwanyu akagukura ku icukiro ukaba uri mu mugisha iso atagizemo uruhare ari imitsi ya Yesu ukuboko kwagukuyeyo none ukaba uyibagiwe guturanya no kuzagusubizayo nta kintu bimbwegewe Yesu azirwarize na akazi kabiramureba ajye yirwariza ngo baribagirwa abantu b'i Kanani ntago ari abakarugira ngo baribagirwa kandi bibagirwa banaterana bitonde bibagirwa bajya no mu rusengero bibagirwa banaririmba bibagirwa banabwiriza bibagirwa banakora repetisiyo uzi ibintu by'umwanda uzi ko abantu b'i Kanani bibagiwe bakajya baba baririmbyi banatimburana bakajya barwana bagahana ingumi ubundi mu gitondo bakaza kwigabura bakaza no kuririmba ako se reka mbabaze urusengero yawe Mana we uziko Imana mwayigize impumyi umva ukuntu yabwiye Dawidi muri Zaburi yaravuze ngo ibyo urabikora narangiza nkabibika ukongera ukabishyiraho nkabibika iravuga ngo ariko umunsi umwe nzabibikura nimbibikura nzagutimbura nimbibikura nzakumena ndashoje iminota irasije ngo baribagiwe abapene b'i Kanani baribagiwe biga kwambara mini kandi baririmba namaze reka mbabwire ijambo rikomeye igihe adaperi itari yahindura amahame muzihangane tuyiyoboke hanyuma niyahindura uwahamagawe n'abantu azayahindura ariko uwahamagawe n'Imana azakomeza gumuko yarara agihamagarwa haleluya Paulo yandikiye abakorinto harabwira ngo nuko umuntu wese wo muri mwe bene data agumuko yararagize gute agihamagarwa agumuko yarara Imana ikimuhamagara niba Imana araguhamagaye wambara neza ongera wambare neza ariko ubundi igisirimu ni ukwambara ubusa ko mwitegereje inteko mukitegereje abaminisitiri n'abadepite mwari mwabona ari nde wambara ubusa kuki mutabigiraho se nimba bazi kubaha igihugu cyacu kuko abarokora kuki tutubaha Imana ndasoje ntabwo munkiza ahubwo mukiza Imana abaza bati turagukize ngo baribagiwe abapene b'i Kanani biga kudefiriza kandi Imana yabo itabyemera ngo barabyiga ukazajya hari n'abantu ngo basigaye bitukuza ngo ukagira ngo bafite amabara ngo nimba ari ARYO ngo nimba ari aperi nimba ari ibintu by'umwanda kuko ibyo byose ni ingaruka ni umurengwe ngo abapene b'i Kanani baribagirwa naratangaye ariko mbabazi abantu bamwe b'i Kanani bazazamura bageze aha basaza babo bamanure bageze hariya bizahurirayo ngo baribagirwa bajyaga banywa fanta banywa bavariya ugasanga firigo y'abarokore ngo yirimo ngo za energy urumva ibintu by'ingo bya veruje yewe data we imitsi ya Yesu barayibagirwa batangira gutinyuka ibyo batinyaga bazirura ibyo baziririzaga nimureka mbabwire nimubona ibintu byose biri kuba muzabona n'ibindi
soze ngo Imana ihagurutsa abahanuzi ahantu hari ibiryo rero. Yewe Mana we, ntihatana n'abahanuzi b'ibinyoma kavuga ati rati Imana izabajyana Dubai. Iyo Mana ibona ko uzajya mu Bushinwa, ntibone ko uca inyuma umugore, ntibone ko inzoga zakwishe, zinkayikorere. Imana ibona ko izaguha inzu, ntibone ko inzoga zakwishe, nzarinde mpe nayikoreye. Pawulo aravuze ngo bene Imana yabo ninda bibatera siko iba yavuze, kandi Imana si impumyi. Ngo baribagirwa we. Imana irangije ngo ihagurutsa Yeremiya. Aha niho soreje, ngiramahagurutsa ngo genda ubabwire nubwo abahanuzi babayobeje, nzahagurutsa umugaragu wanjye Nebukadinezari azabakubita sha. Abisirayeli bakundaga ibintu bibiri bikomeye. Icyambere ngo bakundaga urusengero rwabo, kabiri bakundaga igihugu. Ngo bakabyiriyatana bakavuga bati Imana ntizadukoraho, yatinyuka igasenyera urusengero kandi turubyinomo, yatinyuka igihugu cyacu kikaba amatongo n'imvuna twakigiriye. Imana irabareba irabaseka, irabati nzahagurutsa Nebukadinezari azabereka. Nebukadinezari umugaragu wanjye azabanyaga, azabakubita. Muzagenda i Babuloni, ntimuzasubira mu Egiputa, ariko muzasubira ahateganye ni mu Egiputa. Bifite icyo bipana. Azabajyana i Babuloni, muzamarayo imyaka 70. Nimwisubiraho imyaka 70 nishira, nzongera mbakureyo. Baravuga bati uriya ni umuhanuzi w'inzara, ni umuhanuzi w'inzara. Imana ihagurutsa Nebukadinezari arabakubita, arabanyaga. Cyiciro cya mbere kizamo ba Daniel, cyiciro cya kabiri kizamo Ezekiel, cyiciro cya gatatu ni abantu Bibiliya igira gute itavuga. Bageze mu Babuloni, babahanuzi b'ibinyoma mushumba, barongera barahanura bateje mu gitondo muzataha, yewe ntimutinye, muhumura ejo mu gitondo muzataha, ariya nama kagashya. Ngo hashize iminsi babona irindi tsinda rijemwo ba Ezekiel, babona riraje bati yewe muzataha mwikwita kuri byabari. Umwaka urashira, uwakangaha abahanuzi b'ibinyoma bari kubeshya abantu. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo umwuka w'Imana aza kuri Ezekiel. Bibiliya ivuga ko Ezekiel n'abahanga bavuga ko Ezekiel ari umuhanuzi wo mu bunyagi, ntabwo yigeze hanurira i Kanani. Imana yamugize umuhanuzi wo mu bunyagi Babuloni kugira ngo yice buriya buhanuzi bw'abapagani bahanuraga babeshya i Babuloni. Akazi k'abahanuzi b'ibinyoma n'abavuga butumwa b'ibinyoma n'abaririmbyi b'abapagani, Imana ije kubiha zero. Ariko Imana ntihinduka. Nubwo isi yose yahinduka, Imana ntiyagira ubwoba ko Abanyarwanda bose bahindutse. Ngivuga ati noneho ibintu navuze ko ari ibyaha ndabyejeje bitewe n'ubwinshi bw'abantu babikoze. Never. Imana irera, abantu batera irera, irakiranuka ku manywa na nijoro. Abantu bahinduka, Imana nigira gute ntihinduka. Abantu bakiri kumwe nanjye muvuge ngo amen. Tuzamura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Muri amateraniro Imana iduha umutima mushya, nimara kuduha umutima mushya iduhe n'umwuka mushya. Munyitabe haleluya. Saza rero Ezekiel n'umuhanuzi wo mu bunyage yarahanura ibintu bikomeye, ariko kugira ngo ahanure ntago yabyumvaga. Imana irabanza ngo imukize umugore we, iramwica. Ni Imana yica kandi ni Imana ikiza. Abahanga bavuga ko n'abateoloji bavuga ko Ezekiel niwe muntu wagize umugore mwiza ku isi, mu babayeho n'abazabaho nta muntu uzagira umugore mwiza nka Ezekiel. Ngo Ezekiel yaramukundaga, niho umutima waruhukiraga. Imana irabanza imukura w'icyo yahozagaho iki amaso, iramwica. Kandi Imana iramubwira ati nturire, ntiwirabure, ntukore ikiriyo, ndashaka kugira ngo nigishe ubwoko bwanjye. Arahanura, ntabwo ashaka gutinda aho ngaho. Hanyuma ngo bisubiraho, batangira kwibuka ibyo bahemukiye Imana, baratangira bariyinira, baratangira barisuzuma. Imana yuzuza umwuka w'ubuhanuzi Ezekiel mu bice 36 ku murongo wa 25 twasomye. Imana avuga ati nukuri nzabajyana, nzongera mbasubize mu gihugu cyanyu, ariko ninsubira kubasubizayo ntago nzabasubizanyayo n'ibyo mwazanye. Sinzabasubizayo mugifite imyanda y'ibigirwamana,
sinzabasubizayo mugifite umutima ukomeye nk'ibuye, sinzabasubizayo mugifite imitima yashaje. Imana ivugira muri Ezekiyeli avuga ngo ni ukuri, mbere yo kubasubizayo nzabanza mbatunganye. Mumaze imyaka myinshi mudatunganye, nzabanza mpeze. Imana iravuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza, kandi namwe muzagira gute? Muzatungana rwose. Imana nimara kutunyanyagizaho amazi meza tuzatungana rwose. Mwese uko mwaje hano nta muntu waje atoze. Uwaje atoze ni umunyamwanda. Ntiwakwisiga utoze, ntiwakwambara utoze. Imana bango nzabanyanyagizaho, mbakureho imyanda yanyu, mbakuraho iyo mu bitekerezo, mbakuraho ibyo mwibwira, nzabuhagira mbakuraho imyanda yanyu yose. Sinzasiga n'umwe, sinzasiga ubwibone, sinzasiga ubwesikoro, sinzasiga uwo kurwana, sinzasiga, nzabanyanyagizaho amazi meza. Namwe muzagira gute? Muzatungana rwose. Nzabakuramo umutima ukomeye, mbashyiremo umutima woroshye utuma muca bugufi, tuma mutaba intagondwa. Ngewe ntawankoraho, bakuramo umutima w'inarijye, nzabakuramo umutima ukomeye. Uvuga ngo ijambo ntirindeba ngo navuga agende, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima ugize gute? Woroshye. Iravuga ngo kandi nzabaha n'umwuka mushya, kubera ko musigaye mwiyobora, nzabaha n'umwuka mushya. Iravuga ngo kandi nzatuma mugendera mu mateka yanjye no mu mategeko yanjye, mukagira gute? Mukayasohoza. Namwe muzibera mu gihugu nagize gute? Nabahaye. Imana itugire neza. Dusenge. Ndagira ngo dusenge Imana. Twubike amaso dusenge. Bene data, Imana iratinyitse. Imana niyo kubahwa, Imana niyo gupfukamirwa. N'isi yose yahinduka, Imana ntihinduka. Naho abashumba bahinduka, Imana ntihinduka. N'abahanuzi bahinduka, Imana ntihinduka. N'abavuga ubutumwa bahinduka, Imana ntihinduka. Umwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo Kristo Yesu ko yararejo n'uyu munsi niko ari. Lebu odita lasima, ni nako azagira gute? Ni nako azahora. Iby'Imana yakubujije komeza ubyange, ibyo yakubwiye ngo ntukabikore komeza ubireke. Nuko yabishatse, ntiwayibaza ngo urakora ibiki. Uyu munsi Imana iduha umutima mushya. Uyu munsi Imana itwezeho imyanda yacu yose, itushyireho amazi dutungane, idukureho ibyaha, idukureho ibigirwamana, idukureho ubugome, idukureho ubupfapfa. Muri iri teraniro Imana iduha umutima mushya. Ndagira ngo dusenge Imana, twinginge Imana, tuyibwire ngo Mana nuko twagenze. Abisirayeli bisubiyemo, Imana ibagirira neza, ibaha imbabazi, irongera irabahagurutsa. Uyu munsi nawe Imana yakugirira neza itansize, uyibwire ngo nuko umeze.